wa mugore we wagera mu rugo nta n'ukwezi kurashiruka bitesha agaciro kandi ubukwe ngo nibwo bwari bukimara kuba nta gihe cyari gishize ariko no muntu uri ku rugamba iyo wasigaye muri umugore we ubusenga ngo Imana izamutabare atabaruka amahoro ntabwo ari ngombwa ngo nagenda usigare nyuma wikorera ibyo wishakiye batwumvaga ko fisi yazaga agace nyuma umusirikare ari ku rugamba wacaga inyuma uwo mugabo yitwa fisi umugore yitwaga Jogomira ariko se wa mugabo ukabyumva bwa mbere ngo umuntu yinjiye mu nzu iwawe ukabyumva bwa kabiri ngo yinjiye mu nzu iwawe ukabyumva bwa gatatu ngo uyu muntu ngo yahageze mu gitondo ngo arahirirwa ngo araharara kandi ahaherereye ku kazi uri kumuha amakuru ari imbere yiwe ati wari uzi n'ikindi ati yewe ati fisi arinjiye atahageze mu gitondo umugabo aho ari ku kazi ati ubu bagiye kumutekera icyayi bamukorera umureti ati yewe ataracyahari saa sita zirageze ati ubu bagiye kumugaburira we uyu mugabo ntabwo ari kwicwa mu bitekerezo cyane biragiye bigeze saa 10 atayiwe ati bagiye guteka ibya nimugoroba byageze saa 8 ahita avuga ati ubu bari muri sieste bigeze nijoro ati ubu bararyamye barasinziriye uyu mugabo bundi yabasha kurinda ubusugire bw'igihugu gute ko yamaze kwangirika mu bwonko yamaze kwangirika mu bwonko birabaye mu gitondo arakangutse atekereje ko fisi yaharaye bigeze ku manywa wenda yihangu baramubwira bati fisi nibwo asohotse aratanga amakuru n'ababa bazi ko yatangira igihe uyu mugabo uri kumbwira yuko mu mutwe we aba agitekereza cyangwa imitsi y'ubwonko nawe bigiye nko guturika ni ukuvuga ngo uyu mugabo niwe uba wakosherejwe mbere aba yahohotewe mbere akicwa rubozo akicwa hagaze yarangiza we akaza agakubita yahuranye yego urumva ikibazo kiba kirimo nubwo reka mubwire yakoze icyaha ubu bamwambitse ipingu wenda bari no kumukubita bari kumubwira batubaye ikigwari batugize gute sibyo reka manze mvuga kuri iyi kote y'uyu musirikare ibyo ari byo byose afite igihano arimo ariko bamanje bakareba mu mitekerereze ye niba atarangiritse hari hindu filime nabonye ndewe mushobora kumukira mu gihano bugacya mu gitondo nawe yiyahuye abashije kubona ibimwica ahita yiyica kuko nta bumuntu aba agisigaranye abavuga ati narapfuye n'ubundi nararangiye uyu mugore naramusabye ndamukwa namushyize mu nzu yanjye namushyize mu byanjye muri riguru yanjye aryamishamo umugabo wundi utari yes gusa uri kumva ibyo bintu atari ikibazo sitihanta tumaze iminsi turi gutaha ubukwe reba ibishoro biba byasohotse muri buriya bugiye kuba ikaze mu nkuru n'ibiganiro byacu ni kwa Mama Mignone Official de Bruce de TV karindwi nitwa City Hunter nawe amafufu n'amafaranga bigufubike nagahora gahanze kandi nanone nta n'imvura idahita kandi Imana iraguha nimugura muguze yaguhenda tugiye kwinjira mu kwezi kw'icyenda Imana ikugukirizemo inimbi kwambika gatimba imvura y'umugisha ikugwire mbega ijambo ryiza igukirizemo inimbi kwambika gatimba ibintu byose bibe sawa tugiye kuganira rero mu gihe abandi bazubaka abandi baba barimo baranazisenya naho tugiye kuganira Mama Mignone umeze neza reka nkubwire City Hunter meze neza ifite n'ibyishimo bikomeye cyane mu mutima wanjye hari ingo nyinshi wubatse ndabyumva City Hunter reka ubwize ukuri nishimye nararanye ibyishimo naraye nshima Imana buriya nukora ikintu ukabona uragitsinze ujye uvuga uti haleluya ibyo byishimo wabisangiza abanyarwanda reka mbabwire hari ibintu njye mbabwira abantu bamwe bakagira ngo nukuri abandi so ukuri ahubwo njye nkaseringa abantu bikemera tujya dutanga ubujyanama bikemera ujye usuka akazi kubakika bikemera ndashimira Imana y'urugo rwubakitse narabigizemo uruhare yego cyagenze gute uruhare nabigizemo nta rundi ni ubujyanama cyatangiye no kuvuga ngo uyu mugabo yambonye kuri social media nk'uku nguku aramvugisha ambwira yuko we n'umugore bashwanye bamaze umwaka urenga hafi imyaka 2 wenda reka ndeka gupresiza cyane bapfaga kayuzi ko mu rubibi babona ari akayuzi ko mu rubibi bapfaga utuntu twinshi cyane wenda sindi bujye muri detaye ariko icyari kiriho nuko bari baratandukanye ariko hatarabaho divorce ahubwo bari muri
process za divorce. urumva umugabo yari ari mu kujarajara n'umugore ari mu kujarajara cyane rwose. Umugore yaragiye n'abana be babukwabo, umugabo yarasigaye nawe wenyine. kandi iyo umugabo aba wenyine irari rirakura. Sinongera kuvuga byihorere sinongera kuvuga. Abo bagabo rwose nibo bakeneye izo nama n'ibitekerezo tugendeye kuri uwo nguwo cyane. Uyu mugabo rero amaze kumbona arampamagara atangira kumvugisha ati nabonye uri umubyeyi mwiza wabasha gutanga inama nziza. Ntangira kumubaza se byakugendekeye gute, ufite ikihe kibazo? Uko agenda bimbwira nanjye ngenda mubwira buryo ki doko kugira urugo ukuntu ari byiza. Arambwira ati reka reka urabizi nawe ukuntu abagabo bihagararaho, ati reka reka sinziruka inyuma y'umugore, ati nimba ikenera nzajya njya ku isoko n'ibiti byose. Nanjye ndavuga ntumva rero wa mugabo ubwiza ukuri. Uyu munsi ushobora kuba uri kuvuga gutyo, ariko ejo ukazabona ko ari ngombwa kubana n'umugore mu nzu. Biterwa na situation urimo. Uyu munsi dufite abantu bakihagazeho bitewe na situation arimo. So atafite utwo dufaranga, afite uko ari bujye kugura ku kiro, afite ukuntu ari buhamagare n'umuntu akaza akamumesera cyangwa akamukorera amasuku, ariko ndakugira ngo nkumenyeshe ko mu mutwe haba harimo ikibazo n'ubundi ntago ubura gutekereza. Ni ushobora kuba uvuye no kugura ku kiro ugataha wagera mu nzi wawe waryama ibibazo bikakubana byinshi ukabona inzu yabaye nini. Narababwiye ngo kuba wenyine biravuna nshuti y'Imana, no kugura umupuri ku kiro biravuna. Ibyo bintu biravuna ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu nagira ngo sorry, hari telefone yari impamagaye. Ubwo rero uyu mugabo tukajya dukomeza tuvugana agashaka kunyereka defo z'umugore, nawe nkamwereka defo ze. Buriya n'uzajya ujya gukanda ikibyimba ujye ugikanda neza ukimaremo. Uyu mugabo nagezeho nawe mwereka amakosa, ndavuga ni warahemutse. Ndagira ngo ubwire ngo nubwo uri kuvuga ngo uri kurira kubera abana bawe utazongera kubona abana bawe bazitabwaho n'undi, abana bawe bashobora kuzarirwa n'undi mugabo, nawe ukora ibishoboka byose. Iri kosa wakoze ureke kwihagararaho nk'umugabo, ahubwo uce bugufi nawe usaba imbabazi. Ni kuko nabyumvishije intandaro ishobora no kuba yaraturutse cyane kuri wowe. Umugabo akajya nyumva ariko akihagararaho bya kigabo. Urumva umugore nta communication twari dufitanye. Ngeraho musaba ntese byazakunda kumpuza n'umugore tukajya tuganira. Sawa mumenyo ko n'ubundi umugabo yakubwa ati nanjye nari ndi mu kazitira guhamagaye ati mbwirira abandi bagabo ubagira inama bapfaga iki bitari ibanga. Shapfaga icyo tuntu dukeya cyangwa izo ngeso cyangwa umugabo yihagararagaho cyangwa byagendaga gute. Ikintu icyambere cyo uyu mugabo yashatse mu miryango y'abakire. Hari n'ikiganiro nigeze gukora naho mbivuzeho. Sinzi niba icyo kiganiro kibuka. Ndakibuka turi igikondo kuri kunganje. Twari turi igikondo juste. Kunganje ku giti kimeze ukuntu. Rega nyeme mwari yanjye. Uyu mugabo yashatse mu miryango y'abakire. None hashatse mu miryango y'abakire agira complexe niko nabyita. Noneho ashaka kujya yihagararaho cyane, kandi buriya ntiwakwihagararaho imbere y'ukurusha amafaranga. Nibyo rero navuga. Ariko iyi famiye nubwo ari abanyamafaranga ntago bayakangishije uyu mugabo. Ahubwo uyu mugabo we bamufashe nk'umwana wa. Uyu mugabo bamufataga nk'umwana, ariko nawe agashaka kwihagarara hati batansuzugura. Kandi tujye tunavugisha ukuri, ntago mama wambyaye yabona nambaye nk'ubusa, reka ntanga urwo rugero, afite amafaranga ngo areke kungurira ikanzu nziza. Ntago mama wambyaye yabona mfite ikibazo wenda cy'umuceri ngo areke kungurira, ngo nuko yanshingiye nicwe n'inzara n'abuzukuru be bicwe n'inzara kandi afite amafaranga. Rero aho ngaho navuga ngo ni nkaho hariho byapfiraga. Umugabo agashaka kwihagararaho kandi arabizi neza yuko yashatse mubaherwe. Ubwo rero byaje kurangira nyine utuntu nk'utwo ngutwo navuga ngo nitwo bapfuye, ibindi byose simbyinjiramo. Uyu mugabo n'umugore biba ngombwa ko batandukana. Batandukana bitewe na complexe y'umugabo. Abagabo bafite complexe
bagira inama ukurikije no uburyo kwihagararaho no kwihagararaho kwigira ndigaba. noneho uyu mugabo rero reka nkwereka akantu yanyumvishaga ko ariko kamugonze cyane ati kugira ngo mare umwaka n'igice twongeraho ukundi kwezi ati ndewe nifuza umuntu simubone naramukoye waramukoye ariko ntago muri kumwe. jya umenye yuko ibi bintu ntago bikorwa n'umuntu ufite utubazo niko nabyita. uyu mugore aho aherereye n'abana be nabo barababaye. naramubwiraga nti nubwo wabakoreye amakosa ariko nabo aho bari barababaye. niwe ugomba kugenda gake uyu munsi. kandi ikindi reka mbwira abagabo mw'abagabo kuba warashatse umugore ukamukwa ukamugeza mu rugo kugira ngo ntuzatekereze yuko uyu mugore utazakomeza kumutereta. ubundi umugore akenera guteretwa mpaka ashizemo umwuka cyane. reka mbabwize ukuri Sitiyanti iki kintu ntabwo ukizi. uyu mukobwa uri buterete kandi ndi kukimenya mukomeza umuterete uko umutereta uzamugeza mu rugo n'ubundi uzakomeza ujye utereta ujye ukomeza umwite mwiza ujye ukomeza umwite w'agaciro. ntuzatekereze ko numugeza mu rugo iwawe uzamuhindura igikoropo cyawe. umugore akenera gukomeza gukundwa, akenera gukomeza kwitabwaho, akenera gukomeza kwitwa ko ari mwiza. rero ntuzatekereze ko uzakoresha imbaraga ngo naramukoye ngo ntituratandukana ngo kuba yaragiye ngo ariko ngo ngiye ngo nkaba nkenera ibintu ngo simbibone ngo ibyo ngo nagasuzuguro. gute se gute hari umuceri umuha ngo reka ngo iwabo n'abakire ngo bajye bakomeza bamugaburire. hari umwambaro se umuha. uyu mugabo hari igihe twigeze kuganira sa naho njya mubwira amagambo navuga ngo akomeye nkamubwira nti mbabarira noneho ngiye kukubwira ntacyo ngo utereta sinkuzi nta na fanta yawe ndanywa. ni ibi ngibi uri kumbwira ngo bigende gutya na gutya utekereza ko uyu mugore we atari umuntu. nawe ni umuntu kandi nibyo nawe akeneye kuryama nyine arabikeneye. wimbwira ngo aryamana n'abandi kuki se ubimbwira uko utekereza ko aryamana n'abandi niko nawe uryamana n'abandi. uyu mugabo ageze aho atangira kunyumva atangira kugenza make nawe ndamushimiye by'umwihariko mushimiye ko yambereye umugabo mwiza akajya nyumva inama tukazijya kemera. ntangira kumubwira ukuntu umugore bamwinginga iyo yagiye iyo yahukanye nk'uko nguko niweho nimba uri gutinya kwinjira kwa sobukwe kubera ko ari mu baherwe ariko umugore yaragukunze n'ubundi atitaye ko baba ari abakire. ako kantu weho manzi uhure n'umugore wawe muganire kandi ntago muzahura ngo muhure uri imbokoboko. ibyo ari byo byose hari akantu uzi umugore wawe akunda genda ukitwaje amutegetse kwitwaza agapiza. nushaka utwara agapiza, nushaka witwaza akagozete, nushaka utwara agashokora, nushaka utwara agasharupe, nushaka utware menshi uzi yakundaga gusuka ariko umugereho utangire umuganirize umubwire ko kuba Satani yari yivanze mu rugo rwanyu nta mpamvu zo kugira ngo mukomeze mushwane. ubu rugo nirunanira sinzabananiye Imana ko Sitiyanti ntakubeshye. uyu mugabo nawe mubwira ntimva nkubwire ntumbwire ngo afite inkweto nyinshi kubera ko iwaba ari abakire bazimuguriye. nawe yaranje nushaka umushyire kamambiri za umoja. yego buriya naho wahereza umuntu kamambiri za umoja uzimuhanye urukundo aziha agaciro kurenza inkweto z'ibihumbi 50 bamuhaye. kandi umuntu wamaye utuwo moja ndamushuhusha. ni ukuri ushobora guhereza umuntu. namuhaye urugero rw'umugabo nawe wajyaga akunda gutahanira umugore we utunyobwa tw'amafaranga 100 tuno bahekenye. yego abasinzi bakunda kuduhekenyesha dufunze mu gashashi. umugabo yajyaga agafata kaya gashashi buri munsi yaba atashye akinjira mu nzu akabwira umugore ngo sheri ngo wiriwe agahita akamuhereza akanyobwa k'ijana konyine. nta n'utabishobora. Sitiyanti ndewe utunuza twose nzatukwigisha tw'ukuntu ushobora gufata umugore akarambarara. rugo runaniye nawe nananiye Imana kireka ari umugore wananiranye. utunyobwa tw'ijana mu rugero n'utunyobwa tw'ijana twubatse urugo rurakomera. yego umunsi umugabo yibagiwe kuzana ka kanyobwa k'ijana yarinjiye umugore arambuye ikiganza abonye atakamuhaye. umugore uzi ukuntu yahise areba ku ruhande ati none se byagenze bite watangiye kunyanga. umugabo yahise yumva ko ejo azazana tubira agasimburana ku uwo munsi. ni ukuri ubuzima burongera burakomeza. nawe rero wa mugabo we ntiwitwaze yuko iwaba ari abakire bamugurira urukweto rw'ibihumbi 50 mushyire umoja kamambiri za umoja z'icyatanu ariko ni 5 cyangwa ni 2
umenye zigura zarahenze zigeze kuri 2. za 2 nuzimuhana urukundo umubwira amagambo meza nkayo wamubwiye akiri umukobwa wirengagije ko yakubyariye abana ni ukuri kw'Imana umutima uragaruka umutima w'umugore uroroshye inshuti yanjye bigenda gute rero dukubite ibyo bintu uyu mugabo yarabikoze atangira atwara agashokora atangira mukira akantu wa buhoro higa n'inimbo za King James hiko namubwiye ntireka ubwire akantu barya karangira mu minota mw'isaha ariko akantu umuntu azicara akajya avuga ngo izi kamambiri ni umugabo wazinzaniye nubwo tutari tumeranye neza izi kamambiri zizambara umwaka azakomeza bitekereza ndashimira Imana rero ntagiye muri byinshi yuko uyu mugabo yiyunze n'umugore bakaba bagiye kubana ubwo umugore yabaga muri ghetto n'abana be 2 umugabo akaba muri ghetto yewe mbwira ati mu gitondo ndabyuka nshaka inzu ikwiriye umuryango twongere tubemo hanyuma ejo nzajya kwa data bukwe nsaba imbabazi mbabwire ngo maze umwaka n'amezi hafi 8 ntari hamwe n'umukobwa wanyu kubw'amakosa yanjye nciye bugufi babyeyi abagabo bose bagiraga complex umugabo tumukomera amashyi kandi yari afite irari ryinshi kandi magambo Imana irari mukizi mubwira ko umugore we wisezerano wamukunza akenye ari we mugore uyu mugore kude chapeau kuba yatanze uyu mugore kude chapeau kuko icyambere cyo kuba yaragukunze ari umwana wo mu bakire ni ikintu gikomeye ntiwagombaga kumuzana hiyo complex icya kabiri kuba yongeye kwemera akavuga ati dusubirane mugabo mwiza ibi ni iby'agaciro ngaho rero dukubite tubangura nkubwire n'indi nkuru mbonye ibintu bishimisha marene w'abamarene ndishimye mama president hari n'abandi bantu njye mpinama ibyo nababwiye bigakorwa ariko uru rugo rwanshimishije ntajye ndumva nishimye wishimye rwose niba hari n'umukomisiyoneri uri hariya hafi nabashakira inzu nziza bajye kubamo umugabo n'umugore n'abana babo havugwemo baba komisiyoneri ba komisioningaga ngo bamurangire umugabo degora oya ngo bamurangire umugore arya rero marene arishimye icyo nicyo kimunezeza ndishimye bya hatari yakuguriye fanta ntubize ko nkora kanseri ngenishyuwe bazaguha inka rero oya ni inka bagomba kuyema twagiye rero mu gihe rero hari ibyo undi musirikare yanze agasuzuguro kandi koko nibyo umuntu urwanira igihugu aho kugira ngo abaturanyi n'abagabo bandi barebereye urugo rw'umuntu uri kurinda umutekano w'igihugu yego ahubwo hakaza abagabo mbwa bakahuka umugore w'umusirikare ndagaya ku mpande zombi ngewe kugira ngo nguhe ijambo ndagaya umugore udaha agaciro uyu mugabo wamushatse cyane ndagaya n'abagabo mbwa badatinya ingo z'abandi agahita yumva akabitekereza pe kaba batira mugore n'ubundi nta muntu uhari umwegera reka ngeyo umva kuntu byagenze yego ndifashishije iki kinyamakuru cyitwa Umuyange TV bamubwira ko umugore wasambana umva ubwo rero ava mu kazi yafunze yujuje kuko yari umusirikare ubwo rero biba ngombwa ko yica umugore abaturage barambwira ati Jugumire yapfuye ubwo sanga umugabo we n'abasirikare baje bamwurije imodoka harimo amapingu bageze mu modoka twabinenze kuko niba umugabo yarari mu kazi ku rugamba rwanira igihugu ntago ntago byari byiza ko umugore yakwinjiza abandi bagabo kuko nicyo kintu bapfuye ariko nta muntu uri ku rugamba iyo wasigaye muri umugore we ubusenga ngo Imana izamutabare atabaruka amahoro ntabwo ari ngombwa ngo nagenda usigare nyuma wikorera ibyo wishakiye batwumvaga ko ofisi yazaga agaca inyuma uwo musirikare ari ku rugamba wacaga inyuma uwo mugabo yitwa Fisi umugore yitwaga Jugumira ariko se wa mugani washaka Jugumira ariko Imana rwose ndaringe wanyu muhiruko ridashira mama nana yigeze kunga ngo ariko umuntu yavuye gusambana murabyorosaho nubwo dusetse tubabaye sha nukuri turababaye
nyine mama na buriya niyo mpamvu mwemera ibintu byose ahita kubita bangura nta bintu byinshi. Noneho uyu musirikari yemeye guhara akazi afata umwanzuro wo kwica. Agahinda uretse nkubwire njya mvuga ngo hari igihe agahinda ko mu mutima gashobora kugukoresha ibyo utagombaga gukora. Hari igihe ushobora guhura n'ibintu kuba ari umusirikare abazi mu cyico ibyo aba yarabyize n'ibiki byose, ariko buriya hari ikiganiro kindi nigeze gukora sinzi niba ubyibuka City Hunter, ndi kuvuga ngo nubwo mubona umugabo ashobora kwica umugore cyangwa umugore akica umugabo, uyu mugore cyangwa uyu mugabo baba barakundanye. Iyo yageze ku rwego afata icyemezo cyo kumwica, uyu muntu ntabwo turi bumushyigikire kuko yakoze icyaha cyo kwica umuntu, ariko kumushyira hari ukamufunga gusa nta kintu byunguye, ahubwo icyiza nuko wamufata ukamuhanza ukamukanseringa akinjira mu gihe wamaze kumukanseringa, kuko ajya gufata icyo cyemezo ubwonko bwe bwaramaze kwangirika. Ubwa RDF babonye igitekerezo buba bwaramaze kwangirika, buba bwaramaze gukomereka, ntabwo aba akiri umuntu, ibitekerezo biba byaramujyanye kure kugeza ku rwego avuga ati ntamukuyemo umwuka ntabwo byavamo. Rero ntabwo dushyigikiye umuntu wakwica undi, ariko uyu mugore ni mubi. Gute? Kugira ngo n'abandi bumvireho bafite abagabo b'abasirikari, abapolisi, abadaso. Umuntu ari mu nzu ye, sibyo? Afite umugabo urimo yishyura, cyangwa wanayiguze mu mafaranga cyangwa wayubatse. Arasohotse aragiye, nawe abandi uti karibu rwose. Kandi mu bantu nzi neza nakururiye ubuhamya ngo baba bazi gukora gahunda, abasirikari n'abambere ni wa mutima wo mu rutiba. Hanyuma kubera ko agiye guhaha, kandi agiye guhahira urugo no kurinda ubusugire bw'igihugu. Yego, agiye kurinda ubusugire bw'igihugu. Nawe urangije ukajya ubwira abandi ngo ni karibu ni mwinjire. Uyu musirikare yakoze icyaha cyo kwica, ariko yishwe rubozo. We yishwe ahagaze, tujye tubyemererega. Uyu muntu baba baramwisha ahagaze. Uzi umuntu kwicira amarangamutima, ukabyumva bwa mbere ngo umuntu yinjiye mu nzu iwawe, ukabyumva bwa kabiri ngo yinjiye mu nzu iwawe, ukabyumva bwa gatatu ngo uyu muntu ngo yahageze mu gitondo, ngo arahirirwa, ngo araharara, kandi ahaherereye ku kazi uri kumuha amakuru ari imbere yiwe. Ati wari uzi n'ikindi, ati yewe, ati fisi arinjiye, atahageze mu gitondo, umugabo aho ari ku kazi, ati bagiye kumutekera icyayi bamukorera umureti, ati yewe ataracyahari, saa sita zirageze, ati bagiye kumugaburira we. Uyu mugabo ntabwo ari kwicwa mu bitekerezo cyane. Biragiye bigeze saa 10, atayiwe ati bagiye guteka ibya nimugoroba. Byageze saa 8 ahita avuga ati bari muri sieste. Bigeze nijoro ati bararyamye barasinziriye. Uyu mugabo wundi yabasha kurinda ubusugire bw'igihugu gute? Ko yamaze kwangirika mu bwonko. Yamaze kwangirika mu bwonko, birabaye mu gitondo arakangutse atekereje ko fisi yaharaye. Bigeze ku manywa wenda yihangu baramubwira bati fisi nibwo asohotse. Aratanga amakuru n'ababa bazi ko atangira igihe. Uyu mugabo uri kumbwira yuko mu mutwe we abagitekereza cyangwa imitsi y'ubwonko nawe bigiye nko guturika. Nukuvuga ngo uyu mugabo ni uba wakosherejwe mbere, aba yahohotewe mbere, akicwa rubozo, akicwa hagaze, yarangiza we akaza agakubita yahuranye. Yego, urumva ikibazo kiba kirimo. Nubwo reka mubwire yakoze icyaha, ubu bamwambitse ipingu, wenda bari no kumukubita, bari kumubwira batubaye ikigwari, batugize gute, sibyo? Reka manze mvuga kuri iyi kote y'uyu musirikare. Ibyo ari byo byose afite igihana rimwe, ariko bamanje bakareba mu mitekerereze ye niba atarangiritse. Hari hindu filime nabonye imeze nk'iyo story yabaye. Njya mvuga ngo nimubona umugabo yisha umugore, nimubona umugore yisha umugabo, uyu muntu wakoze icyaha cyo kwica, bajye bamushyira hariya bamanze bamuganirize, bamukanseringe, ubwonko bwe babugarure. Nibamara kugarura ubwonko bwe akagaruka mu bumuntu, kuko aba yamaze kuba inyamaswa, niko nabyita, aba yarishwe rubozo, yarangiza agahinduka inyamaswa yica undi muntu. Bajye bamanza bamuganirize, najye no mu gihana, ajye mu gihana zikagiyemo icyaricyo. Sino uyu muntu mushobora kumushyira mu gihano bugacya mu gitondo nawe yiyahuye. Abashije kubona ibimwica ahita yiyica.
kuko nta bumuntu aba agisigaranye. Abavuga ati narapfuye n'ubundi nararangiye. Uyu mugore naramusabye ndamukwa, namushyize mu nzu yanjye, namushyize mu byanjye, muri riguru yanjye aryamishamo umugabo wundi utari yes. Gusa uri kumva ibyo bintu atari ikibazo? Ikibazo City Hunter tumaze iminsi turi gutaha ubukwe, reba ibishoro biba byasohotse muri buriya bukwe, urebe abantu ukuntu baba bitanze, urebe abantu baba batwerereye ukuntu baba bitanze, urebe abaza mu bukwe ukuntu bitanga, abakodesheje amakwasiteri abazana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wa mugore we wagera mu rugo nta n'ukwezi kurashira ukabitesha agaciro, kandi ubukwe ngo nibwo bwari bukimara kuba nta gihe cyari gishize ntacyo, ukabitesha agaciro ugatangira kwinjiza abandi. Uyu mugabo rero, uyu mugabo winjirira abandi cyangwa inkunda rubyino z'abasore n'abagabo mbwa, niko ngiye mbita, jya umangariye urugo, ahubwo sinzi impamvu uyu musirikare. Mu kiganiro twakoranye ubushize ntago navuze ngo niba ukeneye kuryamana n'abagore b'abandi wajya ufata inzira ukajya kure, ukava hano Kicukiro ukerekeza nko ku Ruyenzi, ukerekeza Karongi, ukajya harya n'inyabikoni wanyu, ukajya nyabikoni kwase Nyanza, ukerekeza kure y'urugo rwawe. None weho ukoze n'ikosa, usanze umugore w'abandi mu nzu, ahubwo Fisi kuki batamubomoye nawe? Fisi nyine bamurekeye ubusivire bwe. Oya na wabishyigikira, ariko nyine ntago dushyigikiye kwica, ariko ubundi Fisi yakagombye nawe gukubitwa igihano cyo ku rwego rwo hejuru, kuko urumva Fisi nawe abigizemo uruhare mu kwica Rubozo uyu musirikare, sibyo? Nubwo umugore bombi icyaha ni kimwe, ari uyu mugore ndamunenga, ari Fisi ndamunenga, hanyuma ngasaba uyu musirikare kwihangana, nkamubwira nubwo yamaze gufata umutima w'ubunyamaswa niba mukanseringe bamushiremo yinjira mu gihano ibara mukanserinze. Njye nuko nabivuga. Mama Minyo, reka tugushimire. Murakoze cyane. Abantu bashaka numero yawe bajye kuri Mama Minyo Official baturutse kuri The Blessed TV 7 ibiri mu kiganiro neza, ariko ni 0788 266 832 muze tububakire ngo. Yego. Ciao ciao.